akaza mu mwanya wo gusubiza ibibazo bya Bibiliya ni Walter Faith. Hano dufite ikibazo kibaza ku bijyanye na muntu w'umupapa wa nyuma ndetse n'icyo Yesu yaba yarabivuzeho ubwo yari mu isi. Ikibazo kigendanye n'ubupapa n'ibyavuzwe na Malakayi ko uyu mupapa uriho ashobora kuba umupapa wa nyuma, niba ibi byaba ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Hano kandi nanone tuhafite ikibazo cy'ibyahishuwe igice cya 17 aho bavuga ngo 5 bavuyeho ngo umwe ntaraza. Mbese ibi byaba bigendanye n'urukurikirane rw'abapapa duhereye igihe ubupapa bwongeye kugira imbaraga ubupapa bw'ufatika yahabwaga intebe. Dukurikije imyizerere uyu mupapa uriho yaba ari umupapa wa nyuma. Noneho reka nangire n'ibyahishuwe igice cya 17 cyangwa se n'ibyahishuwe muri rusange. Iyo wize ibyanditswe mu byahishuwe uzabona urukurikirane rw'ibintu ariko rugendeye ku mateka kandi busobanura ubuhanuzi. Kandi iyi ni ingingo y'ingenzi dukunda kubona cyane muri Bibiliya. Ndetse niyo twafata ubuhanuzi bwa Daniyeli nka Daniyeli igice cya 8 n'igice cya 9, hari urukurikirane rw'ibihe by'ubuhanuzi kandi nanone nabyo bigendeye mu buryo bw'amateka. Hari uburyo kwibeshya gushobora kuba rero muri iyi minsi bwo gufata agace gato k'urwo rukurikirane rugendeye ku mateka noneho ukagafata ukagashyira ahazaza, warangiza ukagaha ubusobanuro bwako ugashaka kugasobanuza iby'ahazaza by'imperuka. Aho harimo ikibazo gikomeye kuko uba urimo urica uburyo busanzwe bukoreshwa muri Bibiliya kandi nta mpamvu igaragara ibihari yo kuba wafata agace gato k'ubuhanuzi ukagashyira mu gihe runaka. Ibyo rero tubona muri Daniyeli igice cya 8 ndetse n'icya 9 bigomba nanone kugira ubusobanuro nk'ubwo twabona mu Byahishuwe igice cya 17. Iyo Bibiliya ivuze aya mahame agenda akurikirana imwe ikava yindi igakurikira, noneho twe tugashaka gufata agace gato k'ubuhanuzi tugashaka tugasobanuza iby'igihe cy'imperuka tukabivuga cyane nko ku bapapa. Aho naho tuba twishe iryo hame ry'imyigishirize Bibiliya, noneho tukigisha inyigisho z'abigisha ubuhanuzi bupfuye bw'ahazaza. None se iki kibazo twagikemura dute? Turamutse dukomeje kwibanda ku busobanuro bw'ubuhanuzi ariko hakurikijwe amateka, tukagenda tubona amahame ukuntu yagiye akurikirana, rimwe ubwami bumwe bukava ubundi bugakurikira, noneho mu minsi iheruka tukaza kubona ubwami bugira uruguma bukaza kubura, noneho bukongera bukagaruka. Ushaka kumenya ibyo byose hari nk'amavideo amwe yanjye nakoze ushobora gushaka, nk'imwe ivuga ku iki kibazo yitwa umugore utwaye inyamaswa. Icyo cyigisho kivuga cyane ku iki kibazo. Noneho reka twibaze, ese uyu niwe mupapa wa nyuma? Ndamutse mvuze ngo nibyo, ngo rwose nibyo, nanjye naba mfatiwe muri za nyigisho z'amisobanuro y'ubuhanuzi ipfuye. Ubwo nanjye naba nifatanyije no mu gufata agace gato k'ubuhanuzi nkagashyira mu gihe runaka. Ntimumfate nabi kuko nanjye byanezeza uyu mupapa ari aramutse abaye wa nyuma, kandi abafite uburyo bw'ubusobanuro baba nabo bafite ukuri. Ariko none twibaze, biramutse bitabaye, niba njyewe nsanzwe nsobanuza ubuhanuzi amateka, none ntibibi, urumva ko byahungabanya kwizera kwanjye, byatuma ndetse n'uburyo nabonaga ibyanditswe guhinduka, kandi byatuma mba mubi cyane biruta uko nari meze mbere. Ndamutse mvuze ko bigiye kubaho nkurikije ubwo busobanuro, noneho ntibibe nk'uko nizeraga ko bigiye kugenda, aho birumvikana ko kwizera kwanjye kwajya mu bibazo. Bityo rero njye nagira inama ko tuguma gusobanuza ubuhanuzi bwa Bibiliya
amateka, none tukareba ukuntu ibintu bigenda bikurikirana n'uko bisasoza. Tumenye yuko Imana mu mbabazi zayo ishobora kureka ibihe bigakomeza ndetse ikemera ko abapapa benshi baboneka. Ntabwo byahindura rero twe kwizera kwacu, kuko twe ntabwo twaba twiziritse ngo uyu mupapa runaka niwe wa nyuma mu gihe runaka cy'amateka, ahubwo twe twaba dufite uburyo bwiza bwa Bibiliya. Twebwe icyo twaba twitayeho ni uburyo ibintu gusa bizagenda bikurikirana, nibyo byaba bisa nk'ibituyoboye, kuko tuzi neza ikizabaho kivugwa muri Bibiliya mbere y'uko Yesu aza mu minsi y'imperuka. Iki nta kindi ni ugushyirwaho kw'ikimenyetso cy'inyamaswa. Icyo nicyo kimenyetso cyari ikirango cyonyine twahawe muri Bibiliya, ikimenyetso inyamaswa ndetse n'ikimenyetso cyayo. Inyamaswa yavuye mu nyanja n'inyamaswa yavuye mu butaka. Inyamaswa yavuye mu butaka izashyiraho amategeko ya leta azatuma abantu bayicubahira inyamaswa ya mbere yavuye mu mazi. Isi ya giprotestanti izashyiraho amategeko ndetse ifatanyije n'abandi bagize isi basanzwe gushyiraho amategeko azatuma abantu bafata imyanzuro niba baraguma ku mategeko y'Imana cyangwa se barajya ku mategeko y'abantu. Abantu bazaba bagomba gufata umwanzuro niba barubaha Imana nk'umuremyi, bubaha isabato yayo, cyangwa se niba bazubaha imbaraga z'itorero gatolika ry'i Roma, bubahiriza icyumweru. Ibyo ni ibibazo bitureba ubu ngubu, si kuba uyu ariwe mupapa cyangwa se uriya waba uri gutegeka mu gihe runaka. Ndatekereza ko ibi ngibyo byaba bisobanutse, kandi nk'uko nabivuze ntangira, uyu mupapa aramutse aba wa nyuma, nabo wa mbere mu kunezerwa.